Amahoro y'Imana bene data, tubifurije guhirwa no kububwa neza ndetse no kuba amahoro aho muri hose mu izina rya Yesu. Tugarutse muri bya byigisho byacu, turi ku cyigisho cya 12, turi kwigishwa na mwene data, turi kumwe hano, njyewe nitwa Kugize Jean Pierre. Reka rero na mwene data basuhuze maze dukomeze tujye mbere mu byigisho byacu. Karibu. Nitwa Mugabo Emmanuel, nkaba ari njyewe uri kwigisha kino cyigisho cya 12. Uyu munsi twa tureberebere hamwe ingingo ya 3 ivuga ngo urusengero rw'ubundi bwo. Nakoze cyane. Ubwo ni muri cya cyigisho kitubwira ngo ibizabaho mu gihe cy'imperuka cya 12. Muri ibi byigisho mubona hano kuri screen ni ibyigisho bitubwira ngo ibyo twigira mu bahanuzi bato. Reka tubanze dusabe mwene data Mugabo asenge maze dukomeze. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turaguhimbaje. Tugushimiye imbabazi zawe n'ubuntu, tugushimiye uburyo twitaho, uburyo dukuyakuya kugira ngo tugarure mu murongo izina ryawe nirahabwe icyubahiro. Uyu mwanya tugushimiye uburyo waduhaye ibyanditswe byera kugira ngo tuyobore kandi tubere umujyanama. Turakwinze kugira ngo imitima yacu icishirijwe bugufi kwakira ijambo ryawe, kandi kuruta byose ugiye gushyira mu bikorwa, tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. Arakoze mwene data Mugabo. Ibyo twigira mu bahanuzi bato mu byigisho bibanza, reka twibutse cyangwa se twongere tumenyeshe abatubana umunsi ku wundi cyangwa se abaje tugezemo hagati. Twabonye ko aba bahanuzi atari uko ari bato, atari uko ari abana, atari uko ubuhanuzi bwabo buciriritse, oya, ahubwo nuko bahanuye bavuga ko ari abahanuzi bato kubera ko ibitabo byabo ni bitoya. Ujanishijeyo ibitabo byabaye Yesaya bifite ibice 60 na bingahe, byabaye Yeremiya bifite 50 ndetse n'amaganya. Hano aba bahanuzi baba bafite ibice 10, 5 se 3 na gutyo. Niyo mpamvu biswa abahanuzi bato, ariko ubuhanuzi bwabo ngo bwari bukomeye butyaye nk'uko twayikomeje kugenda tubona, n'ubuhanuzi buremereye kandi bukomeye. Imana rero aho umugisha. Reka rero twakire mwene data Mugabo atukomereze n'ingingo yacu y'uyu munsi. Ni karibu, ariko nibishoboka utwibutse n'ingingo ye. Nakoze ingingo y'ejo twarebeye hamwe, yaravugaga ngo uko dukeneye Kristo. Twabonye neza yuko kubera bigaragara neza yuko dusa naho tuba twambaye imyenda y'ibizinga cyangwa se bushwambagara, muri make turi abanyabyaha, kandi ibyo byaha na Satani araza akaturega akanabitwereka, ariko tugomba kumutsindisha yuko Kristo yaje mu isi kugira ngo apfire ibyo byaha byacu, ndetse ho ngo tugomba no kumwibutsa n'ibindi atazi twakoze, ariko Kristo byose yaje kugira gute, yaje kubikuraho. Niyo mpamvu tugomba kwisunga Kristo kugira ngo tube twabasha gutsinda ndetse no kunesha uwo mwanzi uhora turwanya. Tugere ku ngingo ya 3 ivuga ngo urusengero rw'ubundi bwoko. Ngira ngo kwana twabanye mu byigisho byatambutse, twabonye neza yuko aba bahanuzi cyangwa se bagiye bahamagarirwa kuza kubaka urusengero. None tugiye kureba urusengero rw'ubundi bwoko. Vuga izina ry'urusengero rw'ingenzi cyane rwagombaga kubakwa n'uwari kurwubaka uwariwe. Reka dusabe mwene data turi kumwe kugira ngo adufashe mu isomo riri muri Zekariya 6:12, 13 ndetse na 15, no mu Befeso kadusomere 2:19. Yego, Zekariya 6:12 na 13 ndetse na 15 haratubwira ngo, Zekariya 6:12 haragira hati, umubwire uti Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, dore umuntu witwa Shami azumbura, azamera ahantu he, kandi niwe uzubaka urusengero rw'Uwiteka. Koze cyane. Ushatse wajya komeza noneho mu Befeso 2:19. Abefeso 2:19, Abefeso 2:19 naho haragira hati, 2:19 haragira hati, nuko mukiri abashyitsi n'abasuhuke, ahubwo mu bwoko bumwe n'abera, ndetse muri abo mu nzu y'Imana. Urusengero rw'ubundi bwoko, ubwo ngubwo hano dukurikije ni irihe zina ry'urusengero? Ubwo izina ry'urusengero rw'ubundi bwoko nyango twabonye ubushize ko hubatswe urusengero, ndetse hari urwari rwarubatswe na Salomo.
urwa kabiri rwubakwa n'uwo bita Zerubabeli, ngira ngo twaramubonye, ndetse na Yosuwa bari kumwe. Noneho urwo rusengero rero Imana avuga ati se uru rusengero mukurikije mwebwe mwari muhari ku rwa mbere murabona rumeze rute? Ati runguri si nk'ubusa. Noneho rero Imana yari irimo irashaka kubaka urundi rusengero rw'ubundi bwoko rero ari byo bita itorero. Hano nicyo bari gushaka kutumbwiramo. Noneho uwagombaga kurwubaka rero ninde? Nuwo bita Shamiyamu dusomeye. Shami rero ukomeje gukurikirana usanga ari Kristo. Ubwo rero nicyo hano bari gushaka kubitubwira muri ibi byigisho, urusengero rw'ubundi bwoko. Ubwo abantu nyine ntabwo bakijya i Yerusalemu nko kuhasengera, ahubwo itorero ry'Imana aho riri hose burya n'urusengero rw'Imana wahasengera. Intumwa zubatse itorero ry'Imana ku rufatiro Kristo yari yarashinze. Mu byanditswe byera imvugo shusho yo kubaka urusengero ikoreshwa cyane herekanwa kubaka itorero. Urumva ko urusengero rw'ubundi bwoko rero ni itorero. Niyo mpamvu rero itorero ry'Imana, ndasaba abantu bari kutwumva badukurikiranye kuri iyi channel kugira ngo bagerageze bashakisha. Hariho amatorero menshi n'amadini menshi, ariko wikwicara, shakisha itorero ry'Imana, nuribona ube urigiyemo kubera ko niho hari ubuhungiro. Ambo hepfo badukomeje, ariko se ni gute Imana yagaragaje imbabazi zirangwamo ukwihangana mu gihe yatangaga amahirwe yiyungikanya? Reka tubasaba dusubire muri Zekariya 8:7-8, ndetse adusomene n'umurongo wa 13. Zekariya 8:7 ndetse 8 umurongo wa 7 ndetse n'uwa 8 haravuga ngo Uwiteka Nyiringabo aravuga ati, dore nzakiza abantu banjye bakure mu gihugu cy'iburasirazuba no mu cy'iburengerazuba. Umurongo wa 8, nzabazana bature muri Yerusalemu imbere, bazaba abantu banjye, nanjye nzaba Imana yabo mu by'ukuri no mu byo gukiranuka. None n'umurongo wa 13 nawe akatubwira ngo nuko mwuko mwari mu mahanga muri ibivume, mwanzu y'Ubuyuda mwe n'iy'Ubwisirayeli mwe, niko nzabakiza. Muzaba abahesha b'umugisha, mwe butinya, ahubwo amaboko yanyu akomere. Amen rwose. Urusengero rw'ubundi buryo rero urumva ko niba bimaze kuba itorero, hano urumva biragaragara neza yuko nubwo abantu bari barakosheje, ngira ngo twabibonye hejuru, nubwo abantu bari barakosheje, ariko Uwiteka arimo arashaka kubagarura. Ubwo rero Imana irimo iraha itorero ryayo ububasha n'imbaraga kugira ngo aho bagera hose babe abahesha b'umugisha. Nicyo Imana iri kutwifuzaho. Ubwo rero muntu uri mu itorero ry'Imana, muntu usenga, gerageza ibishoboka byose ku buryo aho ugeze hose ube umugisha. Ngira ngo harindiri bivuga ngo Yesu aho yageraga hose yahindukaga igisubizo. Natwe rero tugomba kugera ikirenge mu cye. Nkuko byari biri mu kuva mu itangiriro, umugambi w'Uwiteka yari afite wari uko ubwoko bwe bumuhesha icyubahiro. Iyo ugiye ahantu ukagira icyo ukora cyo gufasha busanze, bahita bagaragaza neza yuko bagize amahirwe, bibuka Imana. Baravuga ngo niyo bataba bayizi, baravuga ngo Imana iguha umugisha. Bivuze ngo barayibutse rero icyo gihe ubuhesheje Imana icyubahiro. Hano ayo masezerano yagombaga gusohora hashingiwe ku kumvira kwabo. Ibyaha byari byararanze Isiraheli mbere yo kujyanwa mu bunyage ntibyagombaga kongera gukorwa. Kugira ngo aya masezerano asohore tuba abahesha b'imigisha, nuko tugomba kwirinda ibyaha by'uburyo ubwo aribwo bwose. Ibyo rero ntitwabyishoboza. Mu ngingo twabonye ejo kugira ngo tubineshe, nuko tugomba kwisunga Kristo. N'ubundi reka tumusabe Kristo kugira ngo adufashe kunesha ibyo byaha bicike muri twebwe, kugira ngo tubabesha b'umugisha mu izina rye ryera. Amen. Urusengero rw'ubundi bwoko. Hano Yesu aje mu isi yakoze umurimo bitandukanye. Yashatse gukorera mu nsengero, ashaka no gukorera i Yerusalemu, ariko ntibamukundira. Yigira ku ruhande, ndetse ngo abambiwe inyuma y'ubwo. Noneho rero ibi byerekana neza ko yasize itorero ry'intumwa, kandi hano umaze kutubwira ko itorero ry'Imana ubwo ni rwo rugo.
ni rwo rugo. Ikibazo kiriho rero, abantu barareba hirya no hino bakibaza ngo ese itorero ry'Imana ni irihe, aba n'aba gutya na gutya, dore hariya hari aba Gatulika, ADEPR, Abadivantisite, Abakibo, ibintu bitandukanye, Abadivantisite umunsi wa karindwi bavugura n'ibindi. Kavuga niwe itorero ry'Imana ni irihe. Ariko hano Petero yahamagariye abantu arababwira ngo namwe mubakwe nk'amabuye mazi. Wari ibuye rizima ngo yaranzwe, nyamara ngo yari ibuye rikomeza bifuruka. Hano rero nshuti, ntabwo dukwiriye kwicara. Njye mbonye ko tudakwiriye kwicara ngo turambirize, ahubwo dukwiriye gukora ubushakashatsi. Itorero ry'Imana uhereye kera kose ryanangwaga nuko riyoborwa n'Imana, igendera mu mategeko yayo, riyumvira rikumvira abahanuzi. Hano rero itorero ry'Imana rizarangwa nuko ryumvira Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Niba aho wicaye ukabona batumvira Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi, burya ntabwo ari itorero ry'Imana, ko ntabwo bumvira Imana yo mubyeyi no muremyi wabo. Dukora ubushakashatsi rero kugira ngo tumenye neza itorero ry'Imana maze turigire ubukongero. Nicyo mbonye muri iyi ngingo. Wagira ikindi gitongeraho tugasoza iyi ngingo? Ngira ngo wari ubikomojeho, amatorero ni menshi n'amadini ni menshi ndetse n'imiryango, ariko igisabwa ni uko umuntu muri ibyo byinshi hagomba kubaho amahitamo. Ntabwo rero ugomba kwiyicarira, ahubwo icara. Niba uri mu itorero, niba uri mu idini, niba uri mu muryango, reba koko iri torero ndimo ni iry'Imana. Niba ubona atari ryo rero, gerageza ushakishe umenye ngo itorero ry'Imana ni irihe urijyemo, ho hari ubuhungiro. Urakoze cyane. Reka dusoze iyi ngingo, tubifurize kugubwa neza, ariko tusabe gushyigikira ibyigisho, mukora subscribe ku bageze bwa mbere, mukora comment, mukora share, mwohererezanya ibyigisho, yewe mushyiramo ibibazo ndetse n'inyunganizi, kugira ngo turusheho gusangira no kugenda twunguka uku kuri, kugira ngo tubashe kwitegura kugaruka kwa Yesu. Tubifurije guhirwa mu izina rya Yesu. Amen. Amen.